Muntu w'Imana nanone tugarutse muri wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Dukomeje urugendo rwacu rutari rugufi, urugendo rw'ukwezi kose, kandi biragaragara yuko turi kujya mbere nyine, kuko uyu munsi ari umunsi wa 17. Imana yacu ihabwa icyubahiro, yakomeje kuturinda, igakomeza kutwungura ubwenge kugeza uyu munsi. Tugarutse kuganira amagambo y'ingenzi akomeye kandi amagambo y'icyubahiro, amagambo Imana yemeye yuko tumenya mu gihe gisa nk'iki, igihe isi iri mu gihe idasobanukiwe, irandabiranishijwe na vino y'i Babuloni. Ni igihe Imana ivuga ngo ibishyire ku rubaho, abantu babyitegereze kandi abantu babyumve neza. Ni rya jambo ryahanuwe, tuvuga ubuhanuzi bwa Daniyeli, ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Abantu b'Imana barabwirwa ko bazaba bagize neza nibita kuri ubwo butumwa, ko buzababera nk'itabaza rimurika isi y'umwijima rigakesha ijoro, kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabambira mu mitima yabo. Uyu munsi turakomeje, tugiye kuganira cya gice twaganiriye ejo bundi, tukakiganira n'ejo, igice cya 2 cya Daniyeli. Ariko muri aka kanya tugiye kureba ubusobanuro abantu bajya batanga, maze turebe niba ari ukuri koko nabyo twabihuza Isilamu n'agahembe gato. Umunsi turaganira ku idini ya Isilamu n'isano rifitanye n'agahembe gato nk'uko bamwe babyibwira. Ejo twaganira ibintu bikomeye cyane, twibaza iki kibazo ngo mbese aka gahembe ninde. Twabonye ibimenyetso byinshi Imana yavuze ikabishurira Daniyeli mu iyerekwa yagize muri Daniyeli igice cya 7, kandi twabonye n'ibihamya byo mu mateka n'inyandiko nyinshi zishyigikira kandi zikaduhishurira neza ibijyanye n'agahembe gato. Muri aka kanya reka twirebere ku idini ya Isilamu. Idini ya Isilamu ntabwo ari idini yoroshye mu mateka y'isi. Idini ya Isilamu ni idini nayo yenda gusa, ifite imyitwarire yenda gusa na Kiliziya y'i Roma nk'uko twabibonye. Bagira politike, bagira gutwaza igitugu, bararenganya abantu batumva ibintu kimwe nabo. Mbese byaba bifitanye isano n'uko ariyo yaba ari agahembe gato nk'uko bamwe babyigisha. Aka kanya nicyo tugiye kureba, kandi turaza kubaza ijambo ry'Imana, twongere turebe bya bimenyetso yatanze, tubisuzumane ubwitonzi, kandi Mwuka Wera aradufasha mu izina rya Yesu. Kuva iterabwoba ryakaza umurego, ibintu bya terorisme, by'umwihariko igitero cyagabwe kuri World Trade Center ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9, 2001, kigabye n'indwanyi z'umwe mu mitwe y'iterabwoba ya Kisilamu. Abakristo benshi babishijeho gutekereza cyane, kandi bashakashaka mu byanditswe byera niba nta kibuhanuzi bwa Bibiliya buvuga ku idini ya Isilamu igaragara ko ifite imbaraga zikomeye muri isi. Mbese nta sano byaba bifitanye? Mbese ko tubona bafite imbaraga zikomeye cyane ku byose babasha kujegeza gato abo twita abanyabifrenta b'isi? Mbese byaba bimeze bite? Batangira kwibaza ikibazo, bajya mu byanditswe byera ngo bashakashake barebe niba nta sano byaba bifite. Dusubiye mu mateka dusanga abagorozi b'Abaprotestani nka Luteri yewe na ba Calvin barerekanye Isilamu nko gusohora kw'ihembe rito ryo muri Daniyeli igice cya 7. Burya Abaprotestani ba mbere ndetse bariya bo hejuru tubona bo ku mwanya w'imbere, ba Luteri, ba Calvin, bajyaga batekereza yuko iri hembe rito ryo muri Daniyeli igice cya 7 rishushanya icya mbere Roma, ariko njya gushushanya na Isilamu. Ibi byongeye gusuzuma mu bwitonzi, kubera kwa kuzamuka bya bikorwa by'aba bantu cyane cyane no mitwe y'iterabwoba ya Kisilamu, bituma abantu bongera kujya gusuzuma, maze bamwe bemeza ko Isilamu ikwiriye gufatwa byimazeyo nko gusohora kwa Daniyeli igice cya 7 ku byerekeye ihembe rito. Ntabwo bitangaje rero kuba abagorozi barabanaga Isilamu nko gusohora k'ubuhanuzi bwo muri Daniyeli 7, kuko hari ingero nyinshi. Igihe Isilamu yazamukaga mu kinyejana cya 7, ntabwo byaciye kabiri Kiliziya Gatolika ihamya ko Isilamu ari Antikristo hano. Kandi aba bantu turabizi, nka Luteri yari umupadiri wigishijwe inyigisho z'i Roma kandi arazemera.
rero niba kiliziya gatolika yigishaga yuko isilamu ari antikristo wahanuwe, ntabwo biteje ikibazo kuba na Lutera ariko yabyumva. Nuko ngo kiliziya gatolika yahamyaga ko isilamu ari antikristo wahanuwe, byageze mu kinyejana cya 16 aricyo kinyejana kigaragaramo ubugorozi bukomeye. Isilamu ari icyago ku bukristo kubera ingabo zayo zari zibasiye bikomeye ubuvazuba bw'Uburayi. Tuzi iby'intambara zikomeye cyane, intambara z'abanyamusaraba Croisade na Jihad. Umugorozi Luteri we yahamyaga ko ihembe rito ryo muri Daniel igice cya 7 bisobanura ubupapa, igihe yaramaze kwitandukanya nabo, ndetse na isilamu byombi. Kandi n'abandi bagorozi benshi bateye ikirenge mu cye babyemera gutya. Nyamara dukwiriye kwitonda cyane no kugira amakenga mu kwemera ubusobanuro butangwa n'abagorozi ku buhanuzi, kubera ko iki gitabo cya Daniyeli dufite amakuru yo muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 ko ari igitabo kibumbye cyangwa se gifatanishije ibimenyetso kugeza ku mperuka. Mu yandi magambo, abantu bazumva iki gitabo mu buryo bwuzuye ni abariho mu gihe cy'imperuka kuruta abari bariho muri kiriya gihe. Mbese igihe cy'imperuka cyaje ryari? Turagisobanukiwe ko dutangira kumenya igihe cy'imperuka nyuma y'uko iri hembe rito ryigaragaje mu buryo budasanzwe no gukora ibyo ryishakiye nk'uko twabibonye. Igihe cy'imperuka rero gitajyana n'ibimenyetso, ahari tuzabireba mu buryo bw'umwihariko, ibyo kugwa kw'inyenyeri, iby'ibishyitsi bikomeye n'ibindi byaranze amateka y'isi kandi bihanwa n'amateka twiga nyine bisanzwe, bikatwereka igihe nyacyo cy'imperuka. Iki kinyejana cya 16 rero cyabaye n'ubugorozi, ntabwo ari cyo kinyejana cyatangiriye, ntabwo ari igihe cy'imperuka, kuko igihe cy'imperuka cyaje hanyuma mu kinyejana cya 18. Ibi ngibi nabyo bikwiye gusobanuka yuko baramutse bibeshye ntabwo ari igitangaza. Ibintu byabaye mu kinyejana cya 18 n'icya 19 nyuma ya Kristo, nk'impinduramatwara mu Bufaransa, uruguma rwica rwa guverinoma y'ubupapa nk'uko twabivuzeho ejo gatoya, yuko yakomeretse igihe Abafaransa bamufungaga ndetse ubutware bwe bugasenzegekara, ndetse no guhanguka k'ubwami bugendera ku matwara ya Kisilamu bwa Ottoman, byose byagejeje ku bigishwa b'ubuhanuzi umwanzuro nk'uko Isilamu idahuza rwose n'imyitwarire y'ihembe rito, kubera ko ubuhanuzi bwagiye busohora abantu barushijeho gusobanukirwa. Nyamara hagendewe ku mizamukire mu bya politiki kuri leta ya Kisilamu, byongera gukangura intekerezo z'abiga ubuhanuzi gusuzuma niba nta huriro na rito Isilamu ifitanye na Daniel igice cya 7. Igihe cyarageze tubona ihembe rito rikomeretse uruguma rwica. Igihe cyarageze sisiteme y'ubupapa igwa hasi bitewe n'impinduramatwara mu Bufaransa. Ibintu byongera biricana, maze abize ubuhanuzi babona bifitanye isano na bya bindi. Igihe cyarageze Empire Ottoman iragwa. Ibyo byose byabaye ibimenyetso byemeza abantu yuko bwa buhanuzi buterekeranye na Isilamu. Ariko nanone twongera kubona Isilamu yongera kuzamuka. Uyu munsi ntabwo leta za Kisilamu ari leta zoroheje, zirakomeye rwose, ni nazo zibangamiye amatwara y'isi mu buryo runaka bitewe n'ikibazo cyane cyane cy'abantu bishyize mu mitwe y'iterabwoba. Ariko nubwo bimeze bityo, dukwiye kujya mu byanditswe tugasuzuma, kandi niyo mpamvu y'iki cyigisho. Imirongo ya Daniel igice cya 7, umurongo wa 8, umurongo wa 11, umurongo wa 20, umurongo wa 21, umurongo wa 24 n'umurongo wa 25 bivuga mu buryo bwuzuye kandi bw'umwihariko ibijyanye n'ihembe rito. Igihe rero dusuzuma iby'iri hembe rito, tugiye kureba ibimenyetso, turebe niba koko iri hembe rito tubasha kurihuza na Isilamu. Icya mbere tubona ibyanditswe byera bitubwira ni inkomoko y'ihembe rito. Mbese inkomoko y'ihembe rito bimeze bite? Icya mbere ni uko tubwirwa ko ryameze ku nyamaswa ya kane. Ryameze ku nyamaswa ya kane. Ejo twarabibonye. Ubuhanuzi bwerekana ko ihembe rito ryagombaga kumera ku nyamaswa ya kane, ariyo bwami bwa Roma. Ibi rero biragenda bigabana rwose na Isilamu, kuko Isilamu yaturutse hakurya kure ya Roma. Isilamu yavuze ihereye i Madina ariyo muri Saudi Arabia,
rero ntabwo ari byo kugereranywa isilamu n'ihembe rito duhereye ku kirere cyangwa se geography iyi isilamu yakomotsemo ni amateka yumvikana. Igihe Roma iri ku mugabane w'Uburayi, isilamu iri muri Aziya, birahabanye rwose dukurikije aho ihembe rito ryagombaga gukomoka. Icya kabiri, iri hembe rito ryameze hagati mu yandi mahembe 10, ryameze hagati mu yandi mahembe 10. Amateka agaragaza ko amoko 10 y'ababarbare ariyo mahembe 10 yabayeho mu bwami bw'Abaroma nk'amami yabayeho mu kinyejana cya 4 n'icya 5 nyuma ya Kristo. Ibyo twarabibonye, twakomeje kubireba. Ihembe rito ryazamukiye muri ayo mami ariyo mahembe 10. Ibi nabyo ntaho bihuriye rwose na isilamu kuko yavukiye hanze y'ubwami bwigabanyije. Iri hembe rito ntabwo rihuje na isilamu kubera ko ritazamukiye mu yandi mami 10 muri ba bari twabo. Ntaho bihuriye, ntabwo bihura n'amateka. Icya gatatu, tukiri ku nkomoko y'ihembe rito, ryameze mu gihe cy'amahembe 10. Igihe amahembe 10 ariyo yari afite ubutware, leta, ubwami bwibumbiye hamwe bw'Abaroma bwamaze gusenyuka, nibwo ihembe rito ryazamutse rirakomera ndetse riza ridasa n'ayandi. Ibi nabyo ihembe rito ryameze igihe ubwami bw'Ababarbare bwari buriho, ariko igihe isilamu yavukaga atatu mahembe 10 yari yaramaze kuvaho. Turabizi neza amateka ya isilamu yadutse mu kinyejana cya 7 muri 600 na mu gihe ihembe rito ryatangiye kuzamuka muri 400 500 kugeza ubwo muri 538 byari bimaze gutsinda ayandi mami yose, ayandi mami 3 bimaze kujya hejuru rwose. Rero nta sano tubona hagati ya isilamu n'ubwami bwa Roma. Ibi nabyo ntibihuye ko ihembe rito ryagereranywa na isilamu duhereye kuri ya nkomoko. Tukiri ku nkomoko, tubwirwa yuko iri hembe rito ryanesheje kandi rirandura amahanga 3 cyangwa se amahembe 3, amani 3. Igihe iri hembe rito ryazamukaga, 3 yari asanzwe yararwanijwe ararambirwa. Bamwe batekereza ko isilamu yagaragaje iki kirango kubera ko yatsinze Egiputa. Isilamu yigeze kwigarura ubwami bwa Egiputa, igarura Palestine ndetse na Syria, ahantu umukuru w'Ubukristo bwari buganje mu gihe cy'itorero rya mbere rya Gikristo, ndetse kakaba kari akarere k'ubuvazuba bw'ubwami bwa Roma. Nyamara ubusobanuro bushobora kugira ibibazo. Ntabwo ubuhanuzi bwerekeye ibi birindiro by'Ubukristo, oya, ahubwo buvuga iby'ubwami, kandi ubwami bwaranduwe burazimira buhereye. Ariko Palestine iracyahari, tumaze kuvuga Syria, tuvuze Palestine, tuvuze na Egiputa, baracyahari, turababona, ntaho bagiye. Niko bimeze. Imirwano yabanje y'Ubuyisilamu muri Egiputa, Palestine na Syria byari tumwe mu turere tugize Roma y'ubuvazuba, ariko ntabwo mu kuri bwari ubwami, ntabwo yari kingdoms, oya, ntabwo bari bafite ubutegetsi bwite bwabo, bwari ubwami bw'Abaroma. Ikindi kandi aya mahembe uko ari 3 yaranduwe, yari umugabane w'amahembe 10 yazamukiye mu bwami bugari bwa Roma. Isilamu rero ntabwo ibasha kuzwa neza n'iki kirango cy'ihembe rito. Nanone hari icyo tubasha kubivugaho. Ntabwo isilamu yigeze yigarurira utu duce uko ari 3 tumaze kuvuga. Hagati muri 335 na 349, igihe kigera ku myaka 15, isilamu yagabye ibitero kuri Palestine, kuri Syria yewe na ya Mesopotamia, ibya no muri Babuloni, Egiputa n'ibirwa bya Cyprus, ndetse n'agace k'amajyaruguru ya Afurika kagizwe na Pentapolis, Carthage na Tripoli. Ayo ni amateka. Tumwe muri utu turere twari umugabane wa Roma y'ubuvazuba, ari ubwami bwa Byzantine nka Syria, Palestine, Afurika y'amajyaruguru n'ahandi. Utundi twagengwaga n'Ubuperesi, atwo Mesopotamia na Babuloni. Gufata rero uduce tumwe tugize Byzantine, atwo Syria, Palestine na Egiputa, utundi tukatwirengagiza, tukageranwa noneho n'aya mahembe 3 yaranduwe, maze utundi tukatwirengagiza, ntabwo byaba bihuye, ntabwo byari bifitanye isano. Nanone isilamu ntabwo ihuje n'ikirango cyaranze ihembe rito, kigendeye yuko amahembe 3 yagombaga kugeza kuranduka. Tukaba turi kwirebera inkomoko. None se ishusho y'ihembe rito yo yahura na isilamu? Reka turebe. Ishusho y'ihembe rito, cyambere tuvuga ko ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu, ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu,
ryitegereza cyane. Ihembe rito ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu, ikirango kigaragaza ubunararibonye n'ubuhanga rikorana ibikorwa byabyo. Ibi byo bishobora kurengurizwa kuri Isilamu. Iki ni cyo kintu cya mbere tubonye mu bintu bigera kuri 5 tumaze kubona byabasha guhuzwa neza na Isilamu. Isilamu nayo ni inshabwenge kandi ikora ibintu byayo neza, nubwo ahari birenze ibyo ngibyo byo kwitegereza. Tuzabivugaho mu gice cya 8 ejo, tureba ibyo uyu muntu uzi kwitegereza ufite amaso asa n'ay'umuntu. Tuzabigarukaho, ariko bishobora guhuza. Ikindi ishusho y'ihembe rito, tubona ko ihembe rito ryari rifite akanwa kavuga ibikomeye. Reka turebe ku kanwa kayo kavuga ibintu bikomeye. Iri hembe rito ryari rifite akanwa kavuga ibikomeye. Ibi byasobanuwe nko kuvuga amagambo atuka Imana. Aha naho Isilamu ishobora kuzwa n'ihembe rito, kubera ko mu mateka yayo yose yaranzwe no kuvuga ibyo guhindura no gutuka imyizerere ya Gikristo. Bafata Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, nk'umuhanuzi mu bandi, ku buryo usanga koko byahuzwa nabyo. Iki nacyo ni ikindi kimenyetso cya kane cya kabiri kibasha guhuzwa n'ihembe rito tugendeye kuri Isilamu. Tukiri ku ishusho ryarushaga ayandi gukomera, ryarushaga andi mahembe yose gukomera. Ibi se byo bisobanuye iki? Ihembe rito ryagaragaye nk'irusha ayandi mahembe 10 gukomera. Mu buryo bwawuranije ntabwo twavuga yuko Isilamu ari ikomeye kurusha ubundi bwami. Oya, ntabwo ariyo arbitrator wese nk'uko tubyibwira. Nibyo koko Isilamu yazamukaga yari ikomeye kurusha buriya bwami bw'Abarubari, nyamara ubu bwami ntibushobora gufatwa nka bagenzi ba Isilamu, kubera ko Isilamu itazamukiye muri bo. Kandi birasobanutse yuko ubu ntabwo Isilamu ikomeye. Tukiri ku ishusho, ryari ritandukanye n'ayandi mahembe. Nacyo ni ikindi kimenyetso twabonye muri ya mirongo na rondoye. Ryari ritandukanye n'andi mahembe. Nuko nguko Daniel yabibwiye. Ni by'ukuri koko Isilamu nayo yari itandukanye n'ubundi bwami. Ayo mahembe yandi cyangwa ubwami bundi bwo bwari ubutware bushingiye kuri politiki. Mu gihe Isilamu yo yagaragaye n'ihuriza hamwe imbaraga za politiki n'iyobokamana, bimeze neza nka bwa busobanuro dutanga bijyanye n'ubupapa bw'i Roma. Aha naho Isilamu ishobora guhuzwa n'ihembe rito. Tubonye ibintu bitatu bibasha guhuza n'ihembe rito. Dukomeze urugendo tujya ku myitwarire y'ihembe rito. Mbese imyitwarire yaryo imeze gute? Icyaka 9 niho tugezeho mu bimenyetso biranga ihembe rito. Ryavuze ibyo kugomera isumba byose. Mu myitwarire ryavuze ibyo kugomera isumba byose. Ibi bishobora guhuzwa na Isilamu nk'ubutware bukomatanyiriza hamwe politiki n'iyobokamana bwagiye buvuga nabi Imana y'Abakristo. Icyo nacyo ni ikindi cya 4 tumaze kubona. Icya 10 ryarwanije abera ryenda kubanesha. Ihembe rito cyangwa se ryarenganije abera bisumba byose, ibijyanye n'akarengane. Intambara y'igihe kirekire hagati ya Isilamu n'Ubukristo yagaragaye neza nk'iyi kamere irenganya y'ihembe rito. Ibihugu bigendera ku matwara ya Kisilamu byarwanije bikomeye Abakristo baribagamo. Ariko mu gihe cy'intambara z'abanyamusaraba, icyo bita kuwasara cyangwa se kurusha, mu kinyejana cya 11 kugenda ukageza mu kinyejana cya 13, imbaraga za Isilamu zahagurukiye kurwanya amatorero ya Gikristo menshi. Urugero, nta muwe namba bari bafite itorero Gatolika ry'i Roma ryambazaga Bikira Mariya n'abatagatifu kandi rigakoresha ibishushanyo muri za kiliziya. Ibyo Abayisilamu bafitaga nko kuramya ibishushanyo bisenga. Ni uko kuko Abayisilamu babyizera, kuko imyizerere yabo isa nk'ishingiyeho gato ku myizerere yarangaga Judaisme mu Isezerano rya Kera. Barabarwanya bitewe n'imigendere yabo, imisengere no kwiyambaza abatagatifu ndetse n'ibishushanyo. Abakristo bo muri Nestoriya na Siriya bo bigishaga gukurikiza ibyanditswe byera. Twabonye ko ari abantu b'Abaprotestani, twabonye ingero z'Abavoduwa, twabonye ingero z'Abahuse n'Abapigweno. Hari n'abandi bantu bo muri Nestoriya ho muri Siriya bo bigishaga gukurikiza ibyanditswe byera kandi bakarwanya bivuye inyuma kuramya ibishushanyo byarangaga Ubukristo bw'i Roma. Kandi icyo tubona mu mateka
ni uko igihe isilamu yari iri mu ntambara irwanya ibitero ibirindiro by'abakristo, aba bantu bo bahawe umudendezo ndetse barubahwa, ariko nabo bamaze kugezwa imbere y'abacamanza ba kisilamu aribo bakarifu, baravuga bati ariko aba bantu bafite imyizerere yenda gusa n'iyacu, ntabwo bikubita imbere y'ibishushanyo. Icyo gihe barubahwe. Ibi se biratubwira iki? Birerekana ko abakristo nyabo babiringirwa bakomeje ubutungane bwo gukurikiza amahame ya Bibiliya ku ngingo y'ibishushanyo bisenywa. Ntabwo bigeze barenganwa n'idini ya isilamu, ahubwo barubashywe. Mu gihe abakristo bavanga ukuri n'ikinyoma, bo barenganijwe. Ubuhanuzi bwavuze yuko ari abera bisumba byose, abakurikiza by'ukuri ijambo ry'Imana. Rero ntabwo ari abantu bavanga ukuri n'ikinyoma bakwiriye kurenganwa n'ihembe rito. Ibyo birasobanutse. Rero mu kurenganya aba bavanga inyigisho nzima n'izipfuye, aho kurenganya abera, isilamu yagaragaye yuko atari yo hembe rito. Ibi nabyo birasobanutse dukurikije uko amateka yabaye. Icya kabiri tubasha kubivugaho ni uko isilamu igihe yateraga ubukristo muri iyo ntambara ya crusade cyangwa se kuwasara, intambara z'abanyamusaraba, ntabwo abayisilamu aribo bicaga gusa, oya, ahubwo n'idini ya Gatolika, abakristo nabo barwanyaga abayisilamu. Byari amaparita abiri ahanganye. Kuvuga rero yuko isilamu ariyo yarenganije abakristo, tukirengagiza ko abakristo nabo baba bararenganyije isilamu, twaba twibeshye kuri iyo ngingo. Cya 11 tukiri ku myitwarire, nuko iri hembe rito ryigiriye inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Iki ni ikintu gikomeye kandi twakivuze mu buryo bw'iminsi ejo. Mbese isilamu nayo yaba yaragerageje guhindura ibihe n'amategeko? Bamwe bavuga ko icyemezo cya Muhammad cyo gufata umunsi wa gatandatu Vendredi cyangwa se Friday nk'umunsi wo kuramya bituma isilamu ikwiriye gufatwa nk'ihembe rito ryagerageje guhindura ibihe n'amategeko. Nyamara nta ngingo n'imwe mu mateka ya isilamu ihamya ko umuyisilamu uwo ari we wese yaba yaratangaje ku mugaragaro ko ahinduye itegeko ry'Imana ngo afate umunsi w'isabato awimurire ku wa gatandatu. Ntabwo byabayeho. Dufite amagambo abihamya menshi nuko babibona. Ubuhanuzi bwavuze ko ihembe rizagerageza guhindura ibihe n'amategeko byahanzwe n'Imana ubwayo. Aha rero bijyanye no ku butware bw'idini ritangaza ko rifite ubutware bwo gukosora amategeko y'Imana. Ibyo twarabibonye n'ibihamya byinshi by'ababyihamiriza yuko bafite ubwo bushobozi. Isilamu ntabwo yigeze na rimwe ifata umunsi wa gatandatu nk'umunsi wa w'icyumweru w'ikiruhuko. Ibi nabyo bisobanuye. Ahari ushobora kubuzanya n'abayisilamu babasha gusobanukirwa n'amahame bizera nyabyo. Ntabwo isilamu ifata umunsi wa gatandatu nk'umunsi w'ikiruhuko, nk'umunsi wo kuramya wose. Oya, ni iby'ukuri koko hari gahunda yo gusenga no kubwiriza bikorwa kuri wa munsi wa gatandatu, bigakorwa saa 6 z'amanywa. Ibyo birasobanutse. Ariko ikiruhuko no kutagira icyo umuntu abuzwa gukora kuri uwo munsi, uwo ntabwo ari umugabane w'imyizerere y'Isilamu. Ntabwo ari uko bafata icuma cyangwa se Friday, Vendredi. Aya ni amagambo yavanywe muri Korani, igitabo cyafatwa nka Bibiliya y'Abayisilamu, avuga ibyerekeye imiterere n'agaciro gahabwa umunsi wa gatandatu. Baranditse ngo umunsi wo guterana yemwe mw'iseni, igihe habayeho guhamagarirwa gusenga kwa gatandatu, noneho nimwihutire ku rwibutso rwa Arahi kandi muhagarike ingendo. Ibi ni ingenzi kuri mwe niba mubizi. Ariko n'ibisengesho rirangiye, noneho nimujye hose mu mirima maze mushaka ubuntu bwa Arahi, kandi mwibuka Arahi cyane kugira ngo mubashe guhirwa. Mu yandi magambo, igihe twumvise ikondera cyangwa se kurangurura ku musigiti wa Isilamu saa 6 kuri Ijuma, abantu bose bahagarika imirimo yabo, bahagarika ingendo bari barimo, bajye ku gusenga, bajye ku musigiti gusara. Ariko niba barangije basubire mu mirimo yabo. Hano bakeranyije n'imirima guhinga, bashaka ubuntu bwa Arahi kandi bibuke Arahi cyane kugira ngo mubashe guhirwa.
uno muntu witwa Ali Maurizi yanditse kiriya gitabo The Holy Quran Containing the Arabic with English Translation, yanditse amagambo shaka gutekereza. Imirimo isanzwe ibasha gukorwa n'umuyisilamu ku wa gatandatu mbere na nyuma y'isengesho rya Jumuya. Rero bitandukanye n'abayuda ndetse n'abakristo bakomeza isabato, si ngombwa kuba umunsi w'ikiruhuko. Icyakora kuza mu isengesho rya Jumuya ni itegeko, kandi igihe cyo gusenga gitangaje, buri muyisilamu ategetswe kureka imirimo iyo ari yo yose yakoraga uwo mwanya maze akihutira kugera ku musigiti. Ubuse ntibisobanutse. Hano hari ikibazo. None se kuki abayisilamu bahisemo umunsi wa gatandatu Ijuma? Hano hari igisubizo duhabwa na Muhammad yatangaje mu gihe cyo hambere ko kuwa gatandatu wari umunsi wo kuramya kubw'itegeko mvajuru. Yaravuze ati kuwa gatandatu wategetswe nk'umunsi wera wo kuramya haba ku bayuda ndetse no ku bakristo, ariko ntibumvira iri tegeko. Abayuda bashyizeho umunsi wa karindwi, naho abakristo bafata umunsi wa mbere. Nyamara tugendeye kuri iryo hame rya kera, umunsi wa gatandatu ni umunsi wabuje izuba rirasaho, umunsi Adamu yashyizwe muri paradizo kandi akayikurwamo, umunsi yihariyeho kandi umunsi yapfuyeho. Uyu rero uzaba n'umunsi w'umuzuko. Nuko nk'uko abayisilamu bizera umunsi wa gatandatu wo kuremwa k'umuntu nk'umunsi w'agaciro abantu bakwiriye kuzirikana. Izi mpamvu zose zitangwa ku Ijuma y'abayisilamu, iyo tuzegeranyije n'amagambo yo muri Daniel igice cya 7:26 ku ihembe rito rizagerageza guhindura ibihe n'amategeko, dusanga nta n'imwe muri zo yadutera kuvuga ko uyu muco wo guhindura ibihe n'amategeko w'ihembe rito wahuza n'ubuyisilamu. Tubona ko Isilamu itigeze itangaza guhindura itegeko ry'Imana, ahubwo yafashe umunsi wa gatandatu ivuga ko ari umunsi watoranijwe n'ijuru kuramya Imana. Rero dukurikije uko Isilamu yo ibibona, abahinduye itegeko ry'Imana ni abayuda n'abakristo. Inyifato ya Isilamu ku bijyanye n'umunsi wa buri cyumweru wo kuramya ntabwo itwemerera kuyifata nk'ihembe rito. Icyanyuma nshaka gusorezaho ni ikijyanye n'igihe ihembe rito ryagombaga kumara, igihe ryahawe. Tubwirwa ko ryahawe gutegeka igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Iki gihe kingana n'imyaka 3 n'igice ya gihanuzi. Iki gihe cy'imyaka 3 n'igice ya gihanuzi nk'uko twabibonye byari imyaka 1260, ntaho wabona ugihuza n'amateka ya Isilamu. Ntabwo bihura rwose. Kugira ngo babone ubusobanuro batanga, bamwe bagaragaza iyi myaka 3 n'igice nka kimwe cya kabiri cya karindwi, bivuze 3 n'igice nyine. Umubare w'Imana usobanura igishyitse kiboneka. Baravuga bati umubare w'Imana w'igishyitse ni 7. Ubwo rero kimwe cya kabiri cya karindwi ni 3 n'igice. Bagavuga ngo 3 n'igice ubwo ni ikituzuye kitaboneye. Bivuze ko ari igihe Antikristo bafata nka Isilamu nyine izarwanya abantu b'Imana, ariko batazabigeraho mu buryo bwuzuye. Mu yandi magambo, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ni uko ibyo Isilamu izagerageza gukora ntabwo izabigeraho mu buryo bwuzuye. Nuko bisobanura. Ariko gusobanura iki gihe cy'imyaka 3 n'igice n'igihe kitazwi intangiriro n'inyusirizo, ibyo ni uguhakana no gupfobya ubusobanuro bushingira ku bihamya byo mu mateka, ibyo twabonye historic school of interpretation of the prophecies. Ubwo abagorozi bigishije kandi n'abadiventisi nibwo bigisha uyu munsi. Twizera yuko dukwiye kureba uko ubuhanuzi busohora tugendeye ku mateka. Kwibwira yuko byabayeho gutyo gusa ari ibintu bituzuye kandi Imana yabaye specific ikavuga 3 n'igice, ntabwo bikwiye gufatwa gutyo. Ubu busobanuro bushingiye kuko umuntu abyiyumvamo cyangwa se abitekerezaho. Ibyo twarabibonye mu cyigisho cya kabiri. Byirengagiza ibihamya ntavuguruzwa byo gusura ko ubuhanuzi biboneka mu mateka. Ibi cyose tumaze kuvuga, izi ngingo 12 Bibiliya ivuga muri Daniel igice cya 7 izaranga ihembe rito, tubonye n'ingingo zigera muri 4 gusa zibasha gushyigikira iyo myizerere y'uko ubu Isilamu bushobora kugiranwa n'ihembe rito. Bityo rero 4 muri 12 ntabwo byuzuye.
ntabwo bihuye. Mu gihe hari undi ubihuza nabyo 12:12. Mu yandi magambo tubasha kwanzura tuvuga ngo ntabwo ihembe rito rifitanye isano rwose na Isiraheli. Ibi ngibi se bivugiwe iki? Cya jambo ndahereyeho mbararika haba ku gice cya 2 kugeza 3 ngo andika ibyerekano bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisoma abyihutire, kuko ibyerekano bifite igihe byategekewe ntibizatinda kugeraho kandi ntibizabeshya, ndetse naho byatemba bitegereze ko kuza ko bizaza n'ibisahe. Ni ukugira ngo abantu b'Imana bave mu rungabano, abantu b'Imana bave mu rujijo, kugira ngo bigaragare ku rubaho, ubisoma abimenye, atazatwarwa n'iyo myigishirize, atazagendera muri uwo mwuka wo kuyobya uburari, kuko ibyo byose bizira kugira ngo habeho kuyobya uburari. Abantu badasobanukirwa n'ibintu barimo, na ya nzoga banyoye y'i Babuloni twarabibonye. Abantu b'Imana rero barushaho gusobanukirwa iby'ubutumwa. Amagambo nshaka gusubizaho nambara ikomeye ku ipaji ya 425, 420. Igihe hariho amahirwe yose yo kumenya iby'Imana ishaka, igihe dufite amahirwe yo gusobanukirwa iby'Imana ishaka, ubujiji nibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucuma. Ejo narabivuze, hari abantu b'Imana bafite umutima utabacira urubanza, bakora ibintu bidahuje n'ijambo ry'Imana kubera ko uwo mucyo utarabamurikira. Ariko igihe uwo mucyo wamaze kumurika, ijambo ry'ahantu barushaho gukomera rikamurika neza, bakamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, bakamenya seti barimo, bakava mu mwijima bakabona umucyo. Icyo gihe ubujiji ntabwo buba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Umugenzi ageze mu ihuriro ry'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira igana, aramutse yirengagije ibyo byapa, akirengagiza icyapa kiyobora abagenzi, akanyura mu nzira abona ko ariyo imubereye iy'ukuri, ashobora kuba abikoze yumva ko ari mu kuri kwe, nyamara bidatinze azisanga yanyuze inzira yamuyobeje. Niyo mpamvu yo kuvuga ibi byose no kubitindaho, kugira ngo abantu b'Imana bakunda Imana n'umutima wabo wose, bave mu rujijo, bave mu rungabano, bamenye umucyo. Burya umuntu atinze mu mwijima birageraho bikamenyerwa, burya ngo akabikamenyerwa nk'ako. Umuntu iyo yabaye mu mwijima ataramurikirwa n'umucyo, amenyera umwijima, akagira ibikorwa akorera mu mwijima, akaba yagira ibyo akaba akabibona kubera ko ari mu mwijima nyine. Ariko igihe umucyo uje, noneho dusobanukirwa n'itandukaniro by'aho turi n'aho twari dukwiriye kuba. Nuko rero igihe bibaye inshuti z'Imana, dukwiye kumenya iki ngiki, yuko ubujiji buba butakibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Niyo mpamvu Imana ihamagarira abantu bayo ngo murangire cyane, mubwire ubwoko bw'Imana buri Babuloni busohoke muri iyo Babuloni, kugira ngo budakomeza gufatanya ku byaha byabo, bakazahabwa no ku byabo by'uwo mudugudu witwa Babuloni. Imana ifashe umuntu twaganiriye muri ako kanya kugira ngo arusheho gukunda Bibiliya no gukunda ijambo ry'Imana. Imana yishyuye ibintu bikomeye cyane, ibintu bitarimo urujijo, iby'Imana kuko byari bikwiye gushyirwa ku kibaho kugira ngo ubisoma byitondere, amenye gutandukanya ururo n'icyatsi, amenye gutandukanya amabara, kandi yishimire kujya aho umukiza we amuyobora. Yesu Kristo turi kubwiriza ari hafi kugaruka. Nicyo gituma nta mpamvu n'imwe yadutandukanya n'urukundo rwe. Nicyo gituma batuyobora tuzishimira kujyayo. Yesu aravuga ati ninjye nzira, ninjye kuri, kandi ninjye bugingo, kandi arihamya ko ari we jambo. Burya abantu bashaka Yesu bakwiye kumushakira mu ijambo yanditse. Nta handi twamushakira, si mu gihugu runaka, si ku musozi runaka, si mu karere runaka, si no mu idini runaka. Jya muri Bibiliya wumve icyo akubwira, kandi azakuganiriza. Mwuka Wera amuhishurire ukuri n'ubwiru bukomeye azahishurira ubwoko bwe. Ya magambo y'isezerano Imana yasezeranye, Amosi igice cya 7 umurongo cya 3 umurongo wa 7, irirahira ngo ni ukuri Uwiteka ntabwo azagira icyo akora atabanje guhishurira abagaragu b'abahanuzi bishwe cyane.
ni ubuhanuzi bw'Imana, ni uguhishura kw'Imana. Abantu bari mu ngoma y'Imana bahindutse abiru b'ubwami bwayo kugira ngo bajye kubibwiriza, bamurikire abatuye isi bave mu mwijima w'icuraburindi barimo. Igihe rero tubigaragaza ntibikwiriye gufatwa nk'aho ari ibintu bisanzwe, nta nubwo turi kwigisha amateka ngo abantu bamenye ibyabayeho kera n'aho ibintu bigeze. Oya, ahubwo ni ukugira ngo barusheho gukunda Yesu, barusheho komatana nawe, kugira ngo ubwo agiye gutunguka ku bicu byo mu ijuru, aje kurokora intore ze, aje gucyura umugeni we, aje kwimika ubwami bushya, ubwami bw'amahoro n'ituze. Nawe uri kumva ubu butumwa uzaboneke muri uwo mugabane. Imana ibishoboza umuntu wese, yaba jye nawe, izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, nanone tugushimiye ko ijambo ryumvikanye, turaguhimbaje uhabwe icyubahiro. Reka Mwuka Wera akomeze kuvomerera ino mbuto ibibwe, kugira ngo rwose izere izindi mbuto, kandi ubuntu bwa Yesu bukomeze kunezeza imitima yacu, kubw'ijambo ryawe duhishuriwe mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka akomeze kubana nawe. Ejo n'ubundi turakomeza urugendo rwacu, kandi icyigisho tuzajyaho noneho ni Daniyeli igice cya 8. Imana iguhire mu izina rya Yesu. Amen.